ni ijambo rikoreshwa n'amadini n'amatorero menshi cyane ku isi igihe bari mu materaniro, ibiterane, amakonseri n'ibindi bibahuriza hamwe ari benshi. Iryo jambo nta rindi, ni ijambo rivuga ngo haleluya. Abantu benshi bari ku isi iri jambo haleluya barifata nk'intero y'abakristo. Ariko se kandi reka twibaze, ryavuye he? Ryakomotse mu ruhe rurimi? Ryatangiye gukoreshwa ryari? Cyangwa se risobanura iki? Kuko bigaragara ko abantu benshi barikoresha batazi icyo risobanuye, batazi imva n'imvano yaryo. Ariko uyu munsi nje kugira ngo ngusobanurire, nkumare amatsiko, nkumenyeshe byinshi utaruzi, wishurire amabanga yihishe inyuma y'iri jambo haleluya. Reka dutangire twibaza ngo rikomoka mu ruhe rurimi? Ubundi mu by'ukuri haleluya si ijambo, ahubwo ni amagambo. Haleluya igizwe n'amagambo abiri, ariyo haleli ndetse n'irindi rivuga ngo ya. Aya magambo yombi akomoka mu rurimi rw'Igiheburayo. Haleli mu Giheburayo birasobanuye ngo ni mushimire, praise, adore. Ya ni impine y'ijambo rivuga ngo Yahwa, Yawe, Yahwa cyangwa Yawe. Iyo bavuze Yawe baba bavuze izina ry'Imana ryo mu Giheburayo. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva igice cya 3 ku murongo wa 14, hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Imana ibwira Mose izina ryayo. Umurongo wa 14, Imana isubiza Mose iti, ndi uwo ndiwe, kandi iti abe ariko uzabwira Abisirayeli uti, ndiho yabantumyeho. Kandi Imana ibwira Mose ati, abe ariko uzabwira Abisirayeli uti, Uwiteka Imana ya basekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho. Iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose, urwo ni rwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose. Aya magambo Imana yayabwiye Mose igihe yari igiye kumutuma muri Egiputa kujya gukurayo ubwoko bwayo bw'Abisirayeli bwari bumazeyo igihe kirekire cyane. Mose rero mbere yo kugenda niho yabajije Imana, arayibaza ngo Mana, nibambaza ngo ninde wavuze utyo, ninde wabantumyeho, nzavuga ngo iki? Nibwo Imana yatangiye yivuga mu kivugo cyayo, iramubwira ngo uzababwire ngo ndiho yabantumyeho, uwo ndiwe. Iyo rero tugiye muri Bibiliya y'Igiheburayo, cyane ko ariho isezerano rya kera ryanditswe bwa mbere, dusanga hariya Imana yavuze ngo ndiho cyangwa ndi uwo ndiwe, handitse ngo Yahwa cyangwa Yawe. Mu bundi busobanuro, abahanga mu by'indimi cyane cyane mu byerekeranye n'iyobokamana, ndavuga mu Giheburayo, bavuga ko iri jambo Yawe cyangwa Ya bishatse kuvuga ngo ituma bibaho, he causes to become, ituma ibintu byose bibaho. Ndetse iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi ya 68 ku murongo wa 5, dusanga Dawidi nawe yarakoresheje iri jambo. Reka dusome turebe. Zaburi ya 68 umurongo wa 5, haranditse ngo nimuririmbire Imana, muririmbire izina ryawe ishimwe, muharurire Imana mu nzira inyura mu butayu iri mu igare, izina ryayo ni Ya,
mwishimire imbere yayo. Abantu benshi, amatorero menshi nagerageje gusura ya gikristo, usanga akenshi iri jambo ya barikoresha nko kuvuga nko kwerekana ko babuze uburyo bavuga Imana cyangwa basobanura Imana cyangwa barepresentinga Imana. Iri jambo rero ntabwo Dawidi yarivuze mu rwego rwo gushaka kwerekana ko yabuze uko avuga Imana cyangwa yabuze inyifato yo kuvuga Imana. Oya, ntabwo ari just kuvuga ngo ya nk'ibintu biraho, ahubwo yaravuze izina ry'Imana ya, bishatse kuvuga ngo Yahwa, bishatse gusobanura ngo ituma bibaho, ituma bikoreka. Iyo tugiye mu mateka dusanga Dawidi yari yibutse imirimo n'ibitangaza Imana yamukoreye, uburyo Imana yakuye Sawuli ku ngoma ikamwimika, ndetse adakomoka mu muryango wa Sawuli ahubwo akomoka mu muryango wa Yesayi. Areba uburyo Imana yamusimbukije impfu nyinshi ubwo Sawuli yagerageje gushaka kumwica mu buryo burenze 7. Aravuga ngo Mana, uriya si ubwenge bwanjye bwabikoze, si imbaraga zanjye zabikoze, si nuko nagukiranukiye cyane, ahubwo ni wewe wenyine ukwiriye, ni wewe watumye bibaho. Uriya Yahwa, bishatse kuvuga ngo ituma bibaho, ituma bikoreka, ituma biremeka. Iyo dusomye ijambo ry'Imana, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 33 ku murongo wa 2, hari umutwe w'amagambo uvuga ngo amahoro azagaruka ubwo ishami rya Dawidi rizumbura. 2, uku niko Uwiteka avuga, ari we ugira icyo akora, ari we ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye, aravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Imana yonyine, si inshuti, si ababyeyi, si abavandimwe, si abaturanyi, si imiryango. Imana yonyine, Jehova ya, niyo ishobora kugira icyo irema ikagikomeza ku buzima bwawe. Niyo yonyine, kandi ntikeneye gutira cyangwa gutizwa amaboko, ahubwo irihagije mu bumana bwayo. Imana yacu nishimwe. Haleluya, halelu bisobanuye ngo nimushimire, ya bisobanuye ngo Uwiteka cyangwa utuma bibaho, utuma biremeka, utuma bishoboka. Iri jambo haleluya rigaruka muri Bibiliya yera inshuro 28. Inshuro 24 tuzisanga mu isezerano rya kera, ariko cyane cyane ziganje mu gitabo cya Zaburi, by'umwihariko kuva kuri Zaburi y'146 kugera kuri Zaburi y'150. Dusanga izi Zaburi zitangijwe kandi zinarangijwe n'ijambo haleluya. Muri izi Zaburi reka dusomemo nibura Zaburi imwe, Zaburi ya nyuma ariyo Zaburi y'150. Haranditse ngo haleluya, mushimire Imana hera hayo, mwishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi, muyishimishe ijwi ry'impanda, muyishimishe neberu n'inanga, muyishimishe ishako n'imbyino, muyishimishe ibifite imirya n'imyironge, muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato, muyishimishe ibyuma birenga, ibihumeka byose bishime Uwiteka. Haleluya. Mu isezerano rishya, Nouveau Testament, New Testament, iri jambo haleluya turisanga ahantu 4, kandi aho hantu ni mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Reka turebe ahariho. Ibyahishuwe igice cya 19 umurongo wa 1.
hanyuma y'ibyo numva mu ijuru ijwi rirenga risa n'iry'abantu benshi bavuga bati haleluya, agakiza n'icyubahiro n'ubutware ni iby'Imana yacu. Ibyahishuwe igice cya 19 umurongo wa 3. Barongera bati haleluya, umwotsi we uhora ucumba iteka ryose. Ibyahishuwe igice cya 19 ku murongo wa 4. Nuko babakuru 24 na bya bizima 4 bikubita hasi basenga Imana yicara kuri irya ntebe bati amen, haleluya. Ibyahishuwe igice cya 19 ku murongo wa 6. Numva ijwi risa n'iry'abantu benshi, nirisa n'iry'amazi menshi asuma, nirisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi, rivuga riti haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora byose iri ku ngoma. Mu isezerano rishya rigaragara mu byahishuriwe Yohana mu gice cya 19 honyine ku murongo wa 1, uwa 3, uwa 4 ndetse n'umurongo wa 6. Haleluya, haleluya, haleluya. Murakoze cyane mwe mwabanye natwe muri iki cyegeranyo. Nta wundi mwumvaga ni mwene so Imana irumva Dieudonné. Muri uyu mwaka tubijeje ko buri munsi tuzajya tubagezaho ijambo ry'Imana cyangwa ingingo zitandukanye zerekeye iyobokamana. Muramutse hari igitekerezo mufite, inyunganizi cyangwa ikibazo, mushobora kutwandikira muri comment cyangwa mukatwandikira kuri nomero ya WhatsApp yacu ariyo 079 015 69 70. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Ndabakunda, ndabakunda, ndabakunda.